Herve Kase agukunda kubi inshuti yanjye gukunda kubi man TikTok yazanye ibintu bya bindi byo guslidinga gutya ugenda umanuka. TikTok yabyoroheje. Hari ukuntu umuntu yabaga ari guslidinga yirebera utu video kandi afite n'iyindi mirimo ari gukora, wenda ashaka kumva nk'ibiganiro byagiye bica kuri TikTok. Ubu TikTok yabyoroheje, yashyizeho setting ku buryo telefone yawe izazislidinga ama video cyangwa se ibintu biri kuri TikTok. Guslidinga no vango kwa kundi wajyaga ukandaho urutoki uzamura kugira ngo hajyeho iyindi video ikurikira. Ubu ngubu ngiye kwereka setting uzaza ushyiraho hanyuma bikijyana. Vango icyo ukora urabona ko turi kureba ino video. Vango uzaza ukanda muri ino video n'urugero. Uzaza ukandamo cyane hazemo zino setting. Nurangiza ureba ahantu handitse auto scroll. Scroll ni nko guslidinga n'umuntu cyangwa se guhindura video uzamuka cyangwa umanuka. Hanyuma auto ubwo ni ukwikora, ni self bizajya byikora. So ngira ngo muri kuhabona urahakanda. Iyo hakanze video iri bukurikireho kugeza igihe uzongera kuviramo. Zizagira gutse zazijyana mu rugero. Reka nze mbereke, reka nshyiremo ino ndirimbo muyumve iyo yaba babyinnyi, hanyuma iyindi iraza kwijyana mu ngiye hari nagiye twagiye. Guys, nimba utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, kanda subscribe, like and share. Nimba kandi uri inshuti yacu usanzwe ukurikirana ama video yacu meza, ugomba gusharinga cyangwa se nanone kandi nimba uri umuntu usanzwe warakoze subscribe nuvuga ngo uri inshuti yacu, kanda like and share kugira ngo n'izindi inshuti zawe zijye zimenya aho byabereye. Twagiye mu kanya video igiye kwijyanamo. Uzabikora kuri telefone yawe, video zazijyanamo, hanyuma nubivamo burundu wenda ugiye mu bindi ukagaruka uzongera kandi hari yazijyana. Bivuze ngo ushobora kuba witekeye cyangwa se ushobora kuba utetse cyangwa se uri gufura ariko ushaka kugenda utu video duhita bitewe murabizi yuko uko video ukunda kureba, uvuga ngo video ukunda kureba igihe kirekire nizo video YouTube cyangwa se TikTok cyangwa se Instagram aziguha. Uvuga ngo icyo twita algorithm ni system zino social media zikoresha. Uvuga ngo ikintu ukunda kureba kiza kenshi. Rero nimba wenda ukunda kwirebera amakuru cyangwa se ibyegeranyo n'urugero, ubwo nibyo bizaza cyane. Ushobora kuba uri gufura cyangwa se uri guteka ariko ushaka kwiyumvira utu audio cyangwa se kujya uteraho akajisho ku ka video cyangwa se uri gukora iyindi mirimo, ushobora gushyira telefone yawe hariya kuri stand, warangiza ugakora kuri auto scroll, video zikajya zijyanamo. Twagiye igiye kwijyanamo iyi ngiyi. Wabonye hagiye yikira yivu ibintu akenshi zibona byafo iri kwijyana kugira ngo nare urabona nk'umuntu afite amafaranga mu rusengero, urabona ko ahantu umuntu afite amafaranga mu rusengero bandi hari icyubahiro ubona na pasiteri mu gomba nyine kubera ko afite amafaranga batatu tugiye kuvugurura yitanga miliyoni 100 amuze murebe ikintu kibaye tavuga ati ntebe ndagura ibiki byose ndagura. Urukundo umuntu nk'uwo igitsure nyine cya pasiteri kandi pasiteri nyine so bita abashumba ukuntu nyine kigabanuka ukabona intama nyine itangiye kumera nk'aho ari iri gushumba umushumba ari imuyoboye, intama ikajya inyuma pasiteri akajya yahindutse intama iragiye umushumba. rero umuntu afite ibiceri mu rusengero ari ukuntu nyine igitsure cya pasita cyangwa se no kuba wamubwira ati bino bintu ariko si sawa mukora, upfa kubuza mu rusengero ku cyumweru wambaye neza ukarekura ibyo biceri byawe akenshi gashoboka, barakubaha nyine ukabona urubashye cyane kurusha uko hari ibintu bakavuga ati babwira ati ibintu si sawa ubwo
turebe ubushize nawe Jado Castar bayingana. aka kari kwihuta turebe Castar isa mu karenzi. Castar Castar Deus kandi Manira. Jado Castar 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 Fuad. Fuad wabonye ahantu Fuad kagiye Gicumbi. uri kugira ngo ntabwo ndi bukore Gicumbi Gicumbi Kazungu. Gicumbi Gicumbi Bigana. Gicumbi Gicumbi Ruvuyanga. Gicumbi Gicumbi Axel. Axel Axel Rutamu. Axel Axel Lorenzo. Axel Axel Mubicu. Axel Axel urabona ko karangiye Edi Sabiti. Axel leta yitwa ayibonye so rero guys gahunda no kwandika muri comment setting ni ndashaka ko nzabakorera n'abantu ibibazo byahinduka cyangwa zabo yaba chano wanyandikira muri urabona ko biri kugenda bihinduka guys reka rero turekeye aho ngaho gukina amavideo kugira ngo mwabonye ko birijyana nawe bigerageze muri telefone yawe yariyo yose ari Android cyangwa se ari iPhone birakunda cyane. Ikindi nababwira kuri TikTok nkoresha Jado Castar dore ngiba hangaha mwamfollowinga nta kibazo tukajya tugomeza kugenda duhana ibitekerezo no kwandikamo Jado Castar #1 hanyuma ukabona ama video yanjye tukagomeza tukaryoherwa imyakamwe kuri iyi nawe ducikwe niba ukoresha WhatsApp ukeneye ubwo ngubwo no kuvuga ngo mwankurikira hanyuma tukajya tugomeza tukinjoyinga. Ikindi ufite ibibazo mu bijyanye na setting kuri telefoni cyangwa se nuvuga ngo ikibazo cyose kijyanye na technology wajya nyamandikira muri comment then nkaza nkareba ikibazo ufite muri comment kijyanye na technology hanyuma tukakirebera hamwe. Turi kumwe ciao ciao. kumenya ibintu murabizi ko igihe kigeze amakwe abari menshi hari abantu bisanga mu maboko y'amakwe batazi ibyo bayagezemo batanabishaka ni ukuri ku buryo wahagarika ibyo bintu ku buryo nta muntu uzajya bishyira muri group iyo ari yo yose atamusabye uburenganzira. Bivuze neza ko kujya bakwadege mutabizi baramuha option yo kukohereza linki urebe usanga wenda ukwiye kuyijyamo cyangwa se none udakwiye kuyijyamo ubireke ariko atabishyizemo utabizi atanamusabye uburenganzira. Niba ukoresha WhatsApp guys ino video yigisha guhindura setting muri groupe kugira bataza bagushyira mu groupe yayo yose babonye bakabanza kaguha link iri kuri YouTube channel yanjye ariyo Jado Senet Media. Turi kumwe ciao ciao.